tubaha ikaze nanone kuri Basi Life TV. None mwanya mwiza mumenyereye bageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Gira nti ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje gushima abantu mwese mukomeza kwana natwe. Ubwo turacyari mu byigisho byiza by'urukundo, ubwo ibintu byabasha gufasha abakobwa n'abagore kuko nibo bantu ba mbere bagira ibibazo mu rukundo, kandi kuko hari ibintu baba badatekereza. We uko aba yiyumva, yakumva guwe neza, akabona umuntu aramwishimiye aramukunze, ahita yibwira neza yuko uko kuntu amutekereza nawe ariko amutekereza. Tugiye kurebera rero hamwe icyigisho cyiza kivuga ngo wabwirwa n'iki. Niba ari umugabo wakubera cyangwa uzakubera mwiza, ese wabwirwa n'iki ko umugabo runaka yakubera cyangwa azakubera mwiza mugumanye cyangwa se murambanye? Turifashisha ibitangazamakuru cya HuffPost.com ndetse n'ikindi cya BusinessInsider.com. Niho nakuye ayo makuru. Ni ibintu bine gusa, ibintu bine by'ingenzi wacungiraho umugabo uzaba mwiza cyangwa se wakubera mwiza n'uyu munsi mubaye hamwe. Kugira ngo rero ntuzajye ubona umugabo wese aje mu buzima bwawe ntuzajye wihutira wita wumva neza yuko azanywe n'ibyiza, kandi nubwo yabazanywe n'ibyiza reba yuko ari ibintu bizaramba. Uriya nta kintu kibi nko kubaho mu mubano utaramba. Uzabona kenshi umugabo aza mu buzima bwawe mugakundana ukwezi kumwe, abiri, atatu, kwa kane akaba yagiye. Ubwo rero ibi bintu bine nubiha agaciro, nta mugabo uzongera kugucika uko yiboneye cyangwa se ngo umuhe agaciro cyangwa se umuteho igihe kandi atari umugabo wa nyawe. Tugiye kureba rero ikintu cya mbere kizakubwira ko umugabo yaba mwiza cyangwa se azakubera mwiza. Icya mbere nakubwira ibintu birenze, ibintu byiza cyane, ngo akurize ibicu akugeze mu ijuru rya karindwi ubundi akureke uhanukeyo. Nagakubwira ibintu birenze. Umugabo ukubwira ibintu birenze agira amagambo. Hari interuro akunda kuvuga ngo sindahura n'umugore nkawe, n'ubwa mbere mbonye umugore umeze nkawe. Ikindi ashaka kukubwira ngo ukuntu niyumva gutya nta wundi mugore ndabyiyumva nk'uku niyumva kubera ko turi kumwe, cyangwa se n'ubundi ati niwe mugore w'ubuzima bwanjye. Mukibonana ibi bintu agahita bikubwira. Menya neza yuko uhita umushyira akabazo. Buriya umuntu wagukunze kandi aguteganya ibintu bihambaye, ibi bintu ndi kuvuga ahangaha atinya no kubikubwira, ntabwo yahita abikubwira. Rero umuntu uzabona akubwira ibintu bihambaye, ibintu rwose wumva neza yuko ari ibintu bikomeye, kandi akishyira imbere, akumva neza yuko, akumvisha neza yuko uri umugore w'igitangaza, nta wundi mugore umeze nkawe, ibintu nk'ibyo. Menya neza yuko ari umugabo uzanye urukundo rw'ibishangara. Urukundo rw'ibishangara ni urukundo rufite umuriro nk'uw'ibishangara, kandi ibishangara iyo bitwitswe amasegonda biba byazimye. Ubwo rero umugabo utangiye kubwira amagambo nk'ayo mugitangirana, mutaramarana n'igihe kinini cyane, ni umugabo ufite icyo agushakaho, nakibona azahita agucika yigendere. Umugabo bundi uzanywe n'ibintu bizima kandi agufiteho urukundo ruzaramba. Ikintu kimuranga aba ari umuntu uciye bugufi. Mbese ukuntu avuga n'ukuntu akora ntabwo ari ibintu ubona by'umwotsi cyangwa by'umuriro. Ubona ari umuntu utuje, agenda mbese gahoro gahoro. Ni ukuvuga ngo akenshi akubwira ibintu bisanzwe bidakabije. Mushobora kuba muri kumwe ati numva nanezejwe nuko twari turi kumwe. Mbese iyo yaguhaye randevu, igihe iyo mutandukanye ubona ko yishimiye ko mwari muri kumwe nyine muri iyo randevu, kandi ubona ko ari umuntu ushaka kukumenya, akunda kukubaza ibibazo ngo akumenye. Nawe umuntu arakubwira ngo niwe mugore mwiza ubaho, nta nubwo nakuzi, ntazi niba uri na mwiza koko, ariko ugasanga nyine agushyushyaho cyane, akubwira ukuntu uruta abagore bose bo ku isi yose. Ubyitondere. Umugabo ubundi ushaka ko mugirana ahantu kure, we agenda gahora akwigaho, areba yuko kuko uri umugore umubereye. Wowe rero numushyuhaho cyane, akakubwira bino bintu ukatura, ukarusha icyuma kwatura, azakujugunya kandi uzumirwa. Icya kabiri ni umugabo udahinda cyane. Umugabo waba mwiza cyangwa uzaba mwiza ntabwo ahinda cyane, ibintu byose abishyira mu gihe. N'uwa muntu agira speed cyangwa se vitesse mu rukundo, agenda gahoro gahoro, agenda gahoro gahoro.
ubwo rero ni umugabo utazihutira kukubwira ko anagukunda. Buri uzatinya umugabo uvuga ngo I love you byoroshye, nawe mbese ujye ubifata nk'ibyo ngibyo, ukubwira ko agukunda cyane, nta muntu arakunda nkawe, uri mwiza buri kanya, ugakomprima zirenze ubwenge, arakwandikira buri kanya, araguhamagara buri kanya. Uwo mugabo ujye umwitondera, nawe azanye umuriro nk'ubishanga. Ntabwo umugabo bundi ufite gahunda nziza kuri wo nagahinda, agashyuha cyane kurenza icyuma, cyangwa nawe ngo agushyushye namara kubona watuye ahita akujugunya. Ntabwo bibaho. Ikintu cya gatatu ni umugabo uzi kuguha agaciro, kandi agaguha agaciro mu bintu byose, agushyira imbere. Mbese mu bintu by'umunsi buri uri priorite kuri we uri priorite, agufungu. Mbese niyo munari kumwe uzabibona uburyo ki akunda ngo agushyira imbere. Mbese agushyira ahantu umutekano, ugiye kwicara arakwicaza, ni uguha intebe, niba muri kumwe mu modoka ni ugufungura umuryango. Mbese ubona ko aguha agaciro mu tuntu duto cyane, kandi ubona ko yicishije bugufi, akagutega amatwi, akora ibintu bito cyane ku bwawe, bya bintu bituma urushaho nawe kumwizera no kumugira icyizere no kumukunda. Kandi nanone characters yiwe cyangwa se imico yiwe, uku imyifatire yiwe niyo ashyira imbere. Ntabwo ari wa muntu uzajya akubwira ngo, mbese ajya kukubwira amagambo mabi, akubwire nabi. Ntabwo ari wa muntu uzavuga ati ibi byose byagenze nabi ko ni wowe wakerewe, n'ubundi rwose nakabibonye, ntabwo umeze neza, ntabwo uri mwiza, ibintu nk'ibyo. Ntabwo aguha critique mbi. Ni wa mugabo ubasha kukugenda gahoro, niba itagenda neza hari uburyo ki abikubwiramo kugira ngo ubihindure. Ntabwo akuka inabi. Umugabo ukuka inabi, uvuga amagambo yo kugucyocyora cyangwa se yo kugukomeretsa umutima, uwo mugabo ntabwo yaba mwiza, nta nubwo azanaba mwiza. Uyu munsi rero umugabo ibyo agukorera uyu munsi buriya ni nabyo azakora ejo. Umugabo uguha agaciro, reba agaciro aguha, reba uburyo akwitaho. Ese agenda yihuta cyane cyangwa ibintu byose abitwara gahoro gahoro? Umugabo ugutwara gahoro gahoro buriya n'umugabo muzima. Nta na rimwe agushinja ibyaha. Uwo mugabo umeze gutyo uguha agaciro nta najya agushinja ibyaha. Nubwo wakoze amafuta ameze gute, ntabwo yagira ibintu bihambaye, ahubwo aragufasha kugira ngo ibyo bintu bikosoke. Nanone kandi akita ku tuntu dutoya twose. Buriya umugabo utita ku tuntu twose, ibintu byose bamubwiye ukabona yanabyibagiwe. Umugabo ubona ahindagurika ntabwo ari umugabo mwiza. Ubundi umugabo mwiza cyangwa waba mwiza ni umugabo udahindagurika. Uko ari uyu munsi niko n'ejo azaba ari, ntabwo ahindagurika. Uyu munsi aba afite umuriro uzamutse, niba ari temperature amanuka ejo akate gutyo, oya, ahora ari umwe. Ni umuntu utagushinja ibyaha n'amakosa yose wakora. Ntabwo yagira ibintu bihambaye, ahubwo avuga ati ibintu wakoze ntabwo binejeje, ubutaha uzihangane ukore ibyiza. Ikintu cya kane, utuntu twose atwitaho kandi akunezeza adakabya, akwandikira adakabya, aguhamagara adakabya. Ama emotion yo hejuru yiwe arayakontorora, ntabwo kurwa na emotion yako kanya uko yakubonye, ndetse n'ama emotion yiwe ukuntu yakontorora ahoraho. Niyo mpamvu urukundo yakweretse uyu munsi n'ejo niko bikomeza bimera. Ariko uyu muntu waguhaye ama emotion uyu munsi ukabona mbese arakunezerewe, ejo ukabona biragabanutse, ejo biragabanutse, ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi nubwo wamwihambira ngute ntawe ikintu bizamara. Ubwo rero nshuti yanjye, ibi bintu ugomba kubiha agaciro. Umugabo wita ku tuntu twose, kandi ibyo bamubwiye udakunda akabiha agaciro, ibyo bamubwiye ukunda abiha agaciro akanabyibuka. Umugabo utibuka ibintu bamubwiye rero, cyangwa se aba yanijishe simbizi, uwo mugabo ni uwo kwitondera. Ni ngombwa rero ko uha agaciro ibi bintu byose nimo kuvuga ahangaha. Ibi bintu uko ari bine, buriya abadamu benshi n'abakobwa bijya bibagora, kubera yuko we abapfa ikimugira umugore umukobwa. Iyo yiboneye umusore aho mwiza cyangwa umugabo mwiza, we ahita yumva neza ko ibintu biciyemo rwose, nta n'umuntu wabatandukanya. Ariko mutandukanwa n'ubusa, muratandukanywa nuko yashyushye nawe ugashyuha. Nongere mbisubiremo, umugabo nagushyuhaho we konja, nakwandikira inshuro 5 ku munsi, uzajya umusubiza ariko nturenze, ujye umusubiza ibyo yakubwiye. Ariko umugabo bundi uzagukorera ishyano ni wa muntu mu minsi ya mbere arashyuha cyane, ejo ukabona bigenda bigabanuka. Umugabo agomba kukumenyera yuko umubano kugira ngo ufate ni ugomba kuwugiramo uruhare, si wowe.
nimba ari umugabo rero muzarambana niwe uzajya uguhamagara, niwe uzajya ukwandikira mbere, niwe uzajya ubibanza, niwe uzajya uha randevu yo guhura naho murahurira, ntabwo ari wowe uzajya ubibanza. Akenshi iyo ari wowe ubibanza uranakabya ukajya muhamagara buri kanya nawe ukamubuza umwuka. Mureka umugabo aze gahoro gahoro, nashyuha cyane wowe mbese numwereka yuko nawe wazamutse mu bicu, ahubwo genda gahoro, ritime yawe cyangwa se speed ufite muri urwo rukundo cyangwa se muri uwo mubano ube gahoro gahoro. Buri ibintu bya gahoro gahoro bigera kure. Ariko nanone umugabo utaza nyine ngo ubona yuko ufite umwanya imbere muri we, uwo mugabo nawe ntabwo azakubera mwiza. Nataguha umwanya uyu munsi ngo n'ejo ntawe azaguha, kandi uwo mwanya agomba kuba yanawuteguye. Nagomba kuba mu gitondo saa 12 kugeza saa 12 z'umugoroba akiguhamagara, cyangwa ngo muri kuri telefone nkaho nta kazi ufite, cyangwa se ukora kuri call center. Oya, agomba kugutwara gahoro gahoro ibintu kandi bikagenda neza. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye, iyi nibyo nabashe kubona bakobwa badamu muha agaciro bino bintu. Umugabo wabasha kumukontorora uko ushaka mu gihe ibi bintu bihaye agaciro. Umugabo naza uko aje bari kumwakira, ariko ntunamusuzugura unamwubahe kuko akwiriye icyubahiro nyine. Ariko naza akubwira ibintu byinshi ubona birenze ukuntu, ashobora kuba arimo kuguha amazaho y'ibicupuri cyangwa amadiyama y'ibicupuri. Reba yuko ari ibintu uzarebe yuko uko mwatangiye ku munsi wa mbere ukwezi kugashira 2 3 uzaye ko nta kintu kirimo guhinduka. Ariko nubona ukwezi kwa mbere gushize ukwa kabiri ukabona biragabanutse, kwa gatatu bikagabanuka, ubwo bivuze ko nta numuzagirana. Uyu munsi abantu bagira ikibazo agahora n'umugabo cyangwa umusore bwa mbere mu gihe cy'amezi 3 cyangwa 4 bakabapanza ubukwe, muranamumenya, ntuzi ibyo akora, ntuzi ibyo akunda, ntuzi ibyo yanga, nawe ukabura mushyushye ngo nuko ushaka kwambara ivara. Buri iryo vara uraryambara, ariko nyuma y'ivara nicyo kibazo. Ntabwo ubukwe buri ari ibyo mu mavara, ubukwe ni nyuma ya wa munsi w'amavara nyine. Ubwo rero nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Iyi nibyo nabashe kubona wabasha guha agaciro rwose, ukagira umubano mwiza n'umugabo, waba mwiza cyangwa se wazakubera mwiza ibihe byose. Nubiha agaciro biragufasha, ariko nutabiha agaciro uzabona ingaruka zabyo. Rwose ibi nibyo bintu nabashe kubona. Ese hari ikindi kintu ushobora kumbwira? Yandikira muri comments. Niba umushya kuri channel, kora like, kora subscribe cyangwa se s'abone mu gifaransa, ukoreshe kugira ngo n'ibyigisho bye ku bantu benshi. Kandi umfashe nibura nk'inshuti yawe imwe gihaye ino video. Niyo yaba ari umuntu umwe yabahagije. Ibyigisho kwa namwe, nakubona nanjye Dorothée w'impuhwe, nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.